Murakoze cyane. Thank you so much. Tubahaye ikaze mwese We receive you all, bateranye muri uyu mugoroba you who are here this evening, ndetse nabiriwe hano kuva mu gitondo. and for those who are here since morning. Imana idakiranirwa izihemba bayo The faithful God that rewards komeze his people, ibahembe. may he reward you. Ibyahishuriwe Yohana igice ni icya kabiri, Revelation chapter 2, murongo ni uwa 12 verse 12 kugeza kwa 17. up to 17. Turashimira bayoboye gahunda, Mama Nema, Imana yahaye kuyobora hamwe We na thank the Shekina. moderator with Reka Shekinah. tubahe amashimeshe cyane, Let's give a dushimira hand Imana. of applause to them as we praise God. Wandikire marayika w'itorero ry'Iperugamu uti: ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati: nzi aho uba, ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanje, ntiwihakane kunyizera. Murumva hari iby'Imana ihaye ishima. There are things that God is Nzi appreciating. aho uba, ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanje, ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukaga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. 14. Verse 12, 14. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, wigishije Baraki gushira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. 15. Nawe nikumeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti nkabo. 16. 16. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanye abo mbatikura inkota yo mu kanwa kanje. 17. 17. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse uwarihawe. Keretse urihabwa, nyiri bwite gusa niwe uzaza umenya iryo zina. The one who will receive the name will be the only one to know that name. Abo twabanye ku cyumweru, For those who are here on Sunday, twaganiriye ku ngingo zigera kuri 5 we spoke about 5 points twiga tuvanye muri aya matorero 7 Imana yabwiye Yohana kwayandikira.
We learned about 5 principles we drew from these 7 churches. Aho ni ku cyumweru sinshaka kubisubiramo. That was Sunday. Ku wa kabiri On Tuesday, ntabwo twashoboye kureba aya matorero yose ko ari arindwi. we did not go through the 7 churches. Twagiye tureba amazina Imana yiyitaga cyangwa se amazina Imana yakoreshaga bijyanye na context buri torero ryari ririmo. And we saw only the names which God could name himself according to the circumstances. Cyangwa se bijyanye na message And according to the message, kumva no gusobanukirwa iryo zina ko rivuga understanding what the tugomba name is kwakira about, twese. that we have to receive. Ibyo ndo twaganiriyeho ku wa kabiri. That's what we spoke about on Tuesday. Urugero ureba Smyrna, torero rya Smyrna, Like the church of Smyrna, Imana yakoresheje izina ryitwa ngo kuba uwa mbere kaba n'uw'imperuka, Alpha na Omega. God called himself the first and the last. Aha bigaragaza icyo Imana yashakaga kwerekana n'Imana igenga ibihe. God wanted to show that he is the one who controls seasons, Imana idashirwa muri limite z'ibihe. the God who is not limited with Imana time, ituye hirya y'ibihe. and who is beyond the season and Kubera time. ko niyo yatangiye Because he's the one who was the ibihe first, bikabona kuza kuko ninjye uwa mbere ninjye Alpha. he came ibihe first as bigatangira. Alpha, and then the Ngasubira time kandi came, nkaba inyuma y'ibihe. and he ni is njyewe Omega. beyond the time as Ni Omega, ukuvuga ngo ndakontorora ibintu byose. which means he controls everything. Iyo ku cyumweru twavuze ko aya matorero arindwi And on Imana Sunday we yamubwira see ngo that these wandikire churches, itorero gituma atangira itorero and John wrote to the churches, the reason why they start with churches, ntabwo ari message ihekera kuri ari arindwi. it is not only Nireba abakijijwe mentioned bose or concerned muri to the context 7 turimo. churches, but it is for the whole church, all Christians. Ngo ajye kwandikira itorero rya Pergamo aha And when he twasomye wrote to the church of Pergamum, araribwira ngo ufite inkota ityaye iburyo said, n'ibumoso impande zombi, the one who has the sharp and double-edged sword, ifite ubugi impande zombi. sharp and double-edged sword. Niwe murimo muganira, niwe urimo baganiriza yemwe mwatorero ry'i Pergamo. He is the one talking to you, church in Pergamum. Kubera iki yari yayise nyiribihe hano akiyita ufite inkota. Why did he call himself the God of the first and the last, the God of times? And here he mentions Sinzi ibihe himself gusa, as the God of sharp. sinibihe gusa simbigenga gusa, ariko ndi ntwari zirwana urugamba rwose umuntu yahura narwo mu bihe bitandukanye kandi karunera. This means that he is the one who is able to fight and to conquer. Bibiliya izivuga ngo umusirikare ntatwara inkota ubusa. So the Bible says that a soldier do not go Ni ukugira ngo with a ikora sword akazi. for nothing. Iyo nkota ni ukugira ngo ikora akazi. So the sword has a great importance. Ntabwo Imana rero nayo yatwarira inkota ubusa. So he cannot, even God cannot go without a sword. Hariya ku murongo wa 16 niyo mpamvu yavuze ngo kubera iyo nkota afite ndaza vuba ndwanye abo mbatikura inkota nibatikure ntabwo ikina. And I will fight against them with the sword of my mouth. Imana yacu ni intwari ku rugamba. Our God is a mighty fighter. Kandi iyo ihagaze mu ruhande rwawe iranesha. And when he's on your side, Ugomba you guhishurirwa icyo overcome. kintu kuko You have ni to bimwe have mu a bigufasha revelation kunesha. on that, because he's the one who fights on your side. Ngajye kubwira itorero rya Tiwatira yivuga mu rindi zina rya gatatu. Aravuga ngo
And for the church of ufite Thyatira, amaso asa n'ibirimi by'umuriro, ifite amaso asa n'ibirimi by'umuriro. God calls himself the one who has eyes like blazing fire. Imana itagira icihishwa ngo umwijima uzumurika nk'umucyo. Usomye muri Zaburi 139. And when you read in Psalm, everything, he sees everything. Ngo yandikira itorero rya Philadelphia, And when he wrote to the church of yivuga mu rindi Philadelphia, zina, uwera kandi w'ukuri. the one who is holy and the true. Umva ko yivuze, aravuga ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. The one who opens and no one can shut, and the one who shut cannot open. Umugabo ufunga agafunga, The one who shut, ntihagire umuntu n'umwe wafungura and no aho one yafunze. can open where he Kandi shuts. yakinguye ntawuza witanga imbere. And when he opens, no one can shut. Uyu munsi wa none rero And today, mwumvise ko nasomye itorero rya Pergamu. I've read the church of Pergamum. Turacyari kuri ya teme ivuga guhishurirwa, turi muri teme We are y'umwaka. still in the same Guhishurirwa, thing of having ariko a ukamenya revelation umusozi uriho ugomba watinzeho, ukanamenya n'ukuntu ugomba kuva. and to know the mountain where you have dwelt and know how you can leave that mountain. Usomye kuri iri torero rya Pergamu, When you read about the church of Pergamum, urasangamo iby'Imana ishima, you will find what God appreciates Imana ikabivuga, and God enumerates it. noneho ukanasanga n'ic'Imana igaya, And you will also find what he fights against. nk'uko mwabiganiriye ku wa mbere muri serire twiga iri torero rya Efeso. As we have Ariko hano mu seen itorero in rya our home Pergamu, church, but in this particular church, urabona ko hari bigiye bitandukana Imana igenda ivuga. and there are different Imisozi things bariho God is itandukanye. mentioning. Itorero ry'Efeso yararibwiye ngo And the church of uri Ephesus, umunyangeso nziza, uri umunyamirimo myiza, ufite impano yo kugenzura I no know your kumenya, good deeds, tuzagenda your hard tubigarukaho, work and your perseverance, ufite knowledge y'iby'ijambo ry'Imana, and you have the knowledge of the word of God. ufite no kuba utashukika, nta muntu n'umwe waza ngo akuyobye kuko uzi kugenzura And you inyigisho. cannot tolerate wicked people. Ariko agiye kuvuga aravuga ngo hari icyo nzangaya, umusozi uhagazeho ugomba kuvaho, And then wavuye mu God rukundo said rwa mbere. something that he was against. Utinzemo imyaka 20, 30, 50, There is that ijambo ry'Imana mountain urarizi, dwelt, you know ndetse the na word of maturité God. spirituelle irahari, ariko You are yanyota n'uburyo mature mvumva. spiritually. Urukundo rwa mbere rwaragabanutse. Your love, you have forsaken the first love. Noneho ngo agere kuri iri torero rya Perga, And when he reached on the church of Pergamum, araribwira ngo hari ibyo nshima, hari ibintu nshima. there are things I appreciate. Utuye ahantu intebe ya Satani yaje neza irahatura, He said irahaba. that I know that you live where Satan has his Nzi throne. neza ko aho utuye n'aho ukorera, I know. Satani yaraje ahashyira hedikota. I know that where you live, even Satan has his throne. Ntabwo urwana na aduyi urasa amasasa aturutse kure, ari You do indani not fight aricaye. with any other enemy but Satan himself. Usomye neza urabyumva, nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, I know igaba where ibitera you ahandi, live. ariko ishinze imizi wawe. Where Satan has his throne. Ariko nubwo Satani arwana ahahora ara, Even though it is Satan's throne, ntabwo wahemukiye izina ryanjye. you remained. urarwana You fought. ntabwo wigeze uneshwa, uracyahagaze. You overcame. You are still firm and standing.
tuvuge ngo amen. Mwongere cyane haleluya. Urarwana, You fought. uri shuja, uri uzi kurwana nubwo byamera gute. You fought however it is. Ati ndetse reka nkwereke, ikikwereka ko uri mu bintu bikomeye. Usomye ku murongo ukurikira, And when you read on the ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wankiranukiraga kumpamya yiciwe iwanyu. Ni ukuvuga ngo kugeza itorero ryabaye persekite, bakica bakiranutse, umugabo yiciwa, kuko Satani ntatorera I know that even my people were persecuted like Antipas, who was a faithful witness. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Atari ko wumve kuntu wahagaze neza ngo ushima wa. And that is what I appreciate from you. Atari ko gabyose ntabwo byera ngo bibede. But there is something I have against you. Hari umusozi ugihagazeho ntishimira. There is a mountain you are dwelling on, and I need you to remove your feet from there. Iyi teme yo guhishurirwa kumenya umusozi This uvaho thing si y'abapagani, si y'abantu of badakishije. revealing the mountain where you are dwelling is not for Hari pagans. byiza Imana ishima, hari byiza Imana There ikubonaho, are good things God is hari imbaraga appreciating. Imana ikubonaho, There are good things God is ariko hari intege appreciating. nke Imana yifuza guhindura. But there are also weaknesses that you have to change. And to Tuvuge ngo work on. haleluya. Mwongere cyane haleluya. Niyo mpamvu buriya mu bukirisitu That is why buri muntu wese agomba guhora yisuzuma, akazavuga ngo Christian ibi life, biragenda, ibi you biragenda kabisa. always have to examine Ariko yourself. se ni igiki Imana ikinsaba gutunganya? Ni And what iki is Imana that thing igisaba God kuva? is asking me to work on and to change? Niyo mpamvu ugomba kubwira Imana ngo Mana peza guhishurirwa, That is why you have to ask God, reveal to me. peza kumenya icyo wifuza. Reveal to me and give me your knowledge. Noneho wagera ku murongo wa 14, ariko aravuga ngo rero fite bike kugaya, umusozi uriho ugomba guhishurirwa kandi ugomba kuvaho. There is this mountain that you are dwelling on, and I need you to Uko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu. There are some among you who hold to the teaching of Balaam. Ufite abakomeza inyigisho za Balamu. There are some people among you who hold to the teaching of Noneho aranakomeza. Balamu yagize ati inyigisho za Balamu ni izihe? What are those kinds of teachings of Balaam? Aragenda ku murongo wa 15 avuga ikindi. Verse 15. Nawe nikumeze ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolaiti. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Amen. Munsubize niba ko turi kumwe. Amen. Say amen. Mwongere cyane. Amen. Ngibyo ibibazo. Hari umusozi witwa wa Balaam. There is this mountain N'umusozi of witwa Balaam w'Abanikolaiti. and the mountain of Nicolaitans. Kubera ko ibi nibyo nubwo Imana yashimaga itorero rya Perugamo, Even though hari ibintu Imana yasabaga ko the church, ni mugomba kumuvinga mukavayo, but mugomba God gutera intambwe was mukavayo. requesting them to remove their feet from those Ku musozi mountains, w'inyigisho za Balamu no ku musozi w'inyigisho z'Abanikolaiti. from the Ngiki cyo mountains ndapfa of the teaching of Balaam and Nicolaitans. Ati kandi mbabwire, nimukomeza guhagarara mukarwana ibi bintu Satani arimo abateza yica abantu agira gutabarwanya arwanya kwizera, ibyo mwarahagaze neza mukavanamo, mukava ku musozi wa Balamu no ku musozi w'Abanikolaiti, dore ibyo nzabahemba, nzabaha kurya kuri manu yahishwe, mbahereze n'izi ibuye ryanditsweho izina. Nukuvuga ngo nuko mugomba kuba mwaranesheje, nimutanesha nubwo mwagaza hariya. If you overcome the mountain of the teaching of Balaam and Nicolaitan, what I have to do is that I will give you to eat to the manna. Asifiwe.
asifiwe. Hari abantu bazi kurwana urugamba pe. There are people who Kandi really bahagaze know neza how muri to iyi fight and who are overcomers. Mureke mbabaza. Itorero riteretse he? Tiritegetse aho Satani afite ubwami. The church is Ubwami founded bwa where Satani Satan lives. neza neza buteretse muri iyi si. That's where the Impamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo ngo isi ibonye cyane ngo kuko ngo umwanzi waba manutse arakayajugunywe mu isi uwo ni Satani. Yasagiye gusenga aravuga ngo barindire muri iyi si And Jesus also prayed that God may protect his people in this world where the enemy dwells and has established his throne. Niho itorero ry'imberuka riteretse. That's where the church is established. Turarwana every day. And we also fight day to day. Ariko ga muri urwo rugamba urwana, In that fight, uzumenya neza niyo nimba nta bintu uzacengeye. Hari biza bicengera. Kwibwira ngo urahagaze kandi hari ibintu bizagucengeyemo. make sure you're still standing and firm. Hari imirimo Satani zicengera. Niyo bisaba guhishurira. And that needs you to have Aba bantu bari bara rwose baribye barwana kabisa. These people were good fighters, Naho ga hari ibintu bimwe byagiye bicengera byishishe. but there were things that were against them. Inyigisho ubwemere bemera ibintu bimwe bijyanye n'inyigisho And some of cyangwa them se were ishusho ya Balaam holding the teaching of Balaam n'ishusho y'Abanikolite. and the teaching of Nicolaitans. Nagaragaje gusoma nibaza ndavuga ngo reka manze ndebe kubera iki atanze iki kigereranyo iyi shusho. I was wondering why he just used Usomye icyo gusa ukavuga ngo teaching inyigisho za Balaam, wakwibaza ese nizi inyigisho and you can z'Abanikolite wonder what are those kinds zimeze of teachings. ziroroshe. It is simple. Nimuvuge ngo ziroroshe kumva. Say it is easy to understand. Ndashaka ngo mbabaze. Let me ask you, Guhagarara kuri uyu musozi dwelling on this mountain witiriwe Balaam called Balaam, nukugira understanding, nukugira imyumvire. Abahagaze kuri uwo musozi ni abantu bafite imyumvire Balaam yari afite. so this means that these teachings, they are the people who are standing on this mountain having the understandings of Balaam. Ndashaka kubaba iyo usomye ubuzima bwa Balaamu If you read mu isezerano rya kera in the Old Testament, ntabwo waza niyo shusho y'abantu bafite iyo myumvire n'iyo mibonere ukaba wasanga mu itorero hari abantu bafite iyo myumvire n'iyo mikorere n'iyo mibereho kandi barizeye. you can still find Christians nowadays having the same teaching and understanding of Balaam. Ushobora kuba uri umupapa wakijijwe pe, You uri can umumama, uri umuhungu. be a born again man. Ndungu yangu ndagusaba utangire usuzume mu buzima bwawe ese aho imyumvire ya Balaam ntiyoba And I will n'imitekerereze ya like Balaam you to examine n'imyifurize ya Balaam yourself ntiyoba iri mu buzima bwawe. to see if Imana there is ikakubwira any ngo teaching Yesu of Balaam. waranizeye urankorera ndagukunda ariko banza wirukane ibyo byana by'ingunzu byitwa imyumvire ya Balaam yivane mu buzima bwawe. You have to remove all those kind of understandings in your life. Muvuge ngo haleluya, twongere cyane haleluya. Niyo mpamvu haleluya haleluya. Reka turebe imyigishirize ya Balaam ni iyihe. What are the teachings of Balaam? Imana iganiriza Balaam imuha instruction. God gave instruction to Balaam. Baraki yamuhamagaye aramubwira ngo When ngwino Balak called upon him uje kumvumira ubwoko bwa Isiraheli. for him to curse the Israelites.
uyu mugabo yubaha Imana, ni igitangaza cy'umugabo, ariko uyu mugabo yari igitangaza. This man really honored God. Arangije kumva ko atumiwe n'umwami kuvuma Isiraheli. And when he was invited to curse the Israelites, uzi kubaza Imana inama agasobanuza inama, ariko inama adashira mu bikorwa. And this man could talk to God ufite ubumenyi and ask for advice. Ariko kuri atagendera. He was a knowledgeable man. Araza arapfukama abwira Imana, Mana dore invitation. And then he said to God, I have an invitation of cursing from Balak. Shall I go or shall I leave it? He has a kind heart. What shall I do? And then God appreciated his gesture. The one wanje kungisha inama mwana wanje ati usiende tugende. And then do not go. Simbishaka ibyo bireke. God answered, you don't have to go. Kumenya icyo Imana ishaka ni kimwe, kigendera muri iki. Knowing the will of God is one thing, and practicing and living his will is another thing. Abwiye babagabuga intumwa za Baraki zatumwe n'umwami ziraho, mugende mubwire umwami ngo sinshobora kuza kubera ko. And then he told them, go and tell the king that I'm not coming, Imana yaje yanze, because my God has refused. Kabisa, très bien. Balamu we urakomeye uracana kabisa. Très bien. And God was pleased with Balaam. Yes, amanota very good. God was pleased with Balaam. Umwami ati uyu mugabo Balamu ndamuzi. And the king said, I know this man Balaam. Azikumva Imana, afite ubushobozi bwo kuvuga ibintu bikaba. He's a prophet and he can hear the word of God. Nari natumye governor. I sent my governor. Ajana n'abandi, reka noneho mwohereze premier minister. Let me send the prime minister there. Abagabo baza bakangwa n'ibyubahiro bikomeye. And sometimes people respect higher profile. Sino kuma baneza ubukristo arabufite kantume abantu yasuzuguye abamuzanira ibihanganga. Minister ari muri za V8 ninde waje muri visite kwa Balamu? Ministre w'igihugu. And then the prime minister came to Balaam. Kwande kwa Balamu sio sahuruye kurangiza inde washuye naka. Ni premier ministre waje hambere ari agenda kavana inde premier ministre. Sibyo gusa, premier ministre arajana message ivuga ngo birye nari nakwemereye byose ndagenda mbikuba inchuro magana inchuro nimba nakwemerera ngo ndagohereza miliyoni y'amadolari nzagoheza 10 million. And while sending the prime nimba naguha minister, kuzaguha ubutaka nzaguha hectare he was magana. stating that the reward will be doubled. umusukeho ibintu umusuke gusa araje ngo ashikati nyakubahwa muhanuza ati we twagarutse turi yantumwa y'umwami abambere baje wahakanye turemye umwami yatubwiye ngo tubona ko nanje ari jewe nimero de udufata ibyo byose no kubwira biri seriye ati aha I am here as the prime minister. Izashaka cyose. And then he mentioned everything you will need. Buri kintu cyose. Everything you will need. Cheque en blanc yasinyije will provide. Kabisa amaze umugabo akora za calcul. Balaam started thinking. Umugabo akora za calcul atawe peke. Balaam started thinking twice. Umugisha ubona abana tangira kuza kubita kize mu seconda ni tic tac. He started thinking. Ari ukansagiye ku mana we. To God. Ariko nantanga abadayimoni mwizina rya Yesu Balamu tuzatubirukana mwitorero nani aragarutse mana we. He came back to God. Ngende asking, should I go or not? Ariko bara uvugira ngo Imana ni kaso. God is not like your so biological father.
yaje kubimenya nyuma aravuga ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngire gute yicuze ibyo yavuze. Ntabwo Imana isubira mu kabiri, ikibi ni kibi, icyiza ni cyiza. God never regrets his word. Ndakubwiye ko Imana ari nyogokuru. Ndagukunda, nakwanga Imana ntizihinduka. Icyo yavuze kuva umunsi yaremye ijuru n'isi, ikakivuga umunsi ijambo ry'Imana rizagenda. Bibiliya iravuga ngo ijuru n'isi bizavaho, icyo Imana yavuze ntabwo Imana izivugurura. Maze Imana iramwitegereza gukira mureba, ati we uko mutoto wewe unanichezesha wewe. Said to Balaam, why are you playing with me? Wewe unacheza na mimi. You're playing with me. Why are you here in my presence again? Erega ndababaza. Gideon yabajije Imana kangahe? How many times did Gideon ask God? Kangahe? Kabiri. Uruhu rujeho ikime menye ko ari wewe biraba. Noneho ikime kije hasi ntikije ku ruhu. Imana iyo agenda inshuro ebyiri eshatu enye, Imana ibarayikoze kuko itamurakari. Why did God did not? Kuki Balaam asuye bwa kabiri kimwe n'ukundi nawe yakoze, Imana umujinya ukamugerera. Akoberi pokirizi double face. Gideon yari kwabaza kugira ngo amenye ukuri kw'Imana kugendere. Uyu yaje kumenya ukuri kw'Imana kugira ngo akugenderemo nukugira ngo asingirira ari ry'umutima wiwe, kuko Imana ntizireba kanwa, izireba ofu mu mutima wawe harimo iki. Imana igiri amaso ameze nk'ibirasubiziki z'umuntu. Yabona Imana yabonye ko yaje gukinisha mbara. Uhumya amaso bagusutseho za miliyoni n'ibyubahiro, umugabo ubuhanuzi butinya ibyubahiro, ubuhanuzi bukangwa n'ibyubahiro, ubuhanuzi bugera ahantu hari ubukristo buzabujyana n'izuba, bukajyana n'igihe c'imbeho, bukajyana n'ibigihe c'imvura, bukajyana no mu caro, bukajyana no mu mujyi, bukajyana n'ubusore, bukajyana n'ubukecuru, bukajyana n'abaciriritse, bukajyana n'abakomeye. Areka hari umuntu woterera mu bantu baresha akaba umukristo, wamuterera muri yo hejuru bakama bamunetarariza. Nema ngicinyigisho za Balaam mana yanga. Ndi umukristo zuba riva, ndi umukristo ijoro rihari, ndi umukristo amanywa, ndi umukristo muboroheje, ndi umukristo mu bakomeye. Uvuga Yesu muri Kigali, kavuga Yesu nageze mu cyaro, ishusho mfite ni yayindi. I'm still the same Christian whatever happens. Hallelujah. Tuvuge twese hallelujah. Wari umukristo ukigenda n'amaguru ngo gura imodoka, ubukristo buranyaganyega. Nyigisho za Balaam. If you are a Christian because you were just moving by foot and now you have a car, ngumaze kugira za miliyoni zikwica za nara za and then your ngwabo turi kumwe tubana twicarana kugira ngo maintaining iyo environment hari mwitwarire haba. Having an excuse to maintain the environment you are in. Izo ni nyigisho za Balaam. Those are the teachings of Balaam. These are the teachings of Balaam. Change. What does this mean? Nukureka cyangwa se gusiga amahame wemera uzi ko ari ukuri, urayemera uzi ko ari ukuri, ariko kubera ko amena si inyungu ugiye gusingira. But because of your interest, you just close your eyes and pass by. You want to grab personal interest.
You choose your personal interest over the principles you no have. kabza cyane ibisi no bigara no kabza cyane abandi bonsika no kabza cyane barunguka cyane sigara no kabza cyane ariko niko bimeze ntibihinduka ariko ndakabza ntakaje inyungu ariko se kugenda nkavuga gutya bigenda gute inyigisho za Balaam. Those are the teachings of Balaam. Turi kumwe? Are we together? Uvuge ngo amen. Say amen. Ndababaza. Let me ask you. Ni igiki cyateye Balaam kwirengagiza ukuri yarazi n'ukuri yahawe? Ni igiki? So umutima wahagira gusingira umusaruro w'inyungu zivamo. Sibyo sera? Agaragara gwe. Agatangira kwisuza. Tangira kwisuza. Ugo rugamba tugira. And when reaching there, you see what was going wrong, and then you start regretting. Iyo turi muri business. When we are in business, cyangwa n'igihe dufata ibyemezo cyangwa n'igihe tuba turimo tureba inyungu tugiye gusingira, or when we are going to see what interests we are tumera going nka wa mupadiri ngo wagize amerwe y'inyama abura uko abigenza igihe cya karere, ngo arazibwira ngo wanyama ngiye kugusengera uyu munsi urahinduka amafi, uyu munsi zihindutse iki amafi, akaza ari inyama zizi ariko ngo zahindutse iki amafi. Kubera iki? Ni inyungu y'amerwe. Ntabwo inyama zahindutse amafi, ni inyama uzabivuge muri formule yawe n'amazina yawe nziko bizahinduka. No. So if you want your personal interest to be called another thing or to be changed into another thing, that will not be possible. Bakaguha ruswa uyizi ko ariyo n'umutima ukakubwira ngo dore icyo uyu mugabo ahaya gushaka mu uyu karagushaka mu azakubwira uyu ukabwira ngo yana agashimwe yaya. And then you call it other names. Baguhaye ruswa itegura uzibonera. That's bribe and you will have consequences. No wirengagiza ariko na agashimwe koza witande mazina uhagaze ku musozi wa Balaam. Vayo. Other names. Get out from that mountain. Mweze mbaheze urugero rumwe kera nari ngikora handi hantu nyine. When I was working in another nshinzwe hantu nyine wumva nawe participa mu kureba muri za selection zimwe na zimwe nyine za ico gihe cagera kuko nije wari secretary wabyo musi umwe mbona umugabo mwaraje mu birana uraho ngaho yego uraho amakuru aseka cyane numvishe nifuza ko twaje gusangira. Ayiwe nama nkubitaga twenge cyo gusangire umushe se nagize inzara nishi cyane atari ko we wabaye gute tugende hanze cyo gusangira kabisa. Ndambwira okay ni ryari ushaka nzabireba niba afite umwanya nzakubwira. Ariko kera nabibonye ngo amari gusohoka mwuka arambwira ngo se iyi minsi yose wicaye aha uyu mugabo ko atari yaraje kukubwira ngo muje gusangira. Ica kabiri mupime iyi period iraha imbere mugiye kwekereza hirangire uzabone nimba yongera kugaruka mu biro kukubwira ngo muje gusangira. Ndamubwira ngo nta mwanya nabonye tuzaba dusangira amatariki ariya naho matariki tuzaba twarangije selection. Kera nari namye mubona namwitegereza egatora abanyamwuka. Inyungu ziza zihuma amaso ukibagirwa gukiranuka. The benefits that make you blind. Abantu b'Imana mu rusengero basigaye bigisha inyigisho zibabyarira umusaruro zidashingiye ku kuri nawe abizi neza ko atari byo ariko kubera ko zifite umusaruro atifungira robine kama zitindamo. Uri ku musozi wa Balaam. That's being on the mountain of Balaam. Ukuri ni ukuri. Truth is truth. Habe no mu bashumba kuturabigira. Mwatureba ujisho gutya nkamwa ngo ndakoma rutenderi ukaza usoma amaverse mukanyura hejuru naje kureba papa karisa hariya uko amamperekera kerekera ukoga nuko ndakoma rutenderi hariya ni ukuri kose ukazukuna uniga uri ku musozi wa Balaam. Teaching is a Balaam. Mwavuga ngo amen. Say amen. Ariko ko mwasubije mwagize ubwoba
Amen. Ndabeshera kandi uyu musozi wa Balamu ntitwapfa kuvuga uyu urakomeye. This mountain of Balaam is a really challenging mountain. Pastor nawe ariko nawe ntukazo kabisa. Then sometimes I will be like having some people who are saying that it is impossible to talk about it. Eme ubu gukiranuka nti kuri andanje kubera inyungu. Ngiye umusozi wa Balamu nukwibagirwa gukiranuka ukibagirwa amahame y'Imana kubera inyungu uhayibona mu kintu. Is disregarding righteousness inyungu ni ibindi bintu upon your personal profits and benefits. Maze torero rya Pergamo And the church of Pergamum, umwama Yesu arababwira ngo and Jesus told them, mfite inkota ifite ubugi impande zombi. I have a sharp and double-edged sword. Ndi tayari gukomeza kurwanana namwe mugakubita Satani mukamunesha. I am ready to fight with you. Ari please mbasabe but please nimwirukane n'utuntu tumwe na tumwe. Get ibibwana by'ingunzo byinjiye. Get rid of foxes and the little one of muzi kurwana ariko nanone nimwite kibi and call what is evil and what is good. Mwe kuja muhumiriza kubera inyungu. So do not close your eyes because of benefits attached. Balamu arahumiriza pe arenga kwijwi ry'Imana yurira indogobe arirukanka wagiye mu nzira Imana yahakanye ayinyuramo. Tuza tunyura mu nzira Imana yanze kubera ko twaturangije ibyo tugiye gusingira amafumba y'izahabu abitse hariya n'ibyubahiro tugiye guhabwa tukamatwurira ku ndogobe nyine ikamigenda itunyuza mu nzira ukazibona nawe ukamugenda uyibye naho wanyuze mu nzira iteye ubwoba Imana irarakara yareba ukuntu umuhanuzi wayo ahayagenda abyina indogobe kiragenda imujyana gushya yereke ngo giye kuvuma ibitavumika aragiye Imana mwijuru atako ibi ni ibiki going to curse the Israelites. Maze marayika aramanuka ngo when the angel came with the sword aramwitanga mwamare ko mwitanga ntiyabona yari yagize umuntu wabonye inyungu uharangiza inyungu ntabacumva abafite umutima w'ibirimari. So sometimes this mubira igiswahili yaravuze ngo roho yake imejagiza nukuvuga ngo umutima we wuzuye umwijima kubera ko dejijwe ry'Imana ryacecetse igifugusa kiki akagenda yirukanga pumira ntuzirahaga ngo ihagarare kuko yabonye inkota itinya ko avance agakubita the donkey stopped because it saw the angel kiramurindaga adapfa agakubita akagarura ikirukanka ikarora agakubita agasubira agakubita ni mu bibiri marimo ya ndogobe ngo yive kugiye guhwera Imana yihereza ururimi yavuze rimwe kuva yaba nta bundi ndogobe yigeze ivuga Imana mwumve mirako umutima wa Balamu mwumve uyu musozo kuntu ari mubi Imana ibwira ndogobe vuga noneho no gutageze uvuga uzo ngo noneho vuga ngira mubwira ngo databuja hari ubundi nigeze nanga kuguheka sinzi ururimi yavuze mwe ariko nimba Balamu yariko yumva ikinyarwanda nuko yavuze databuja hari ubundi nigeze nanga kugira gute kuguheka speak for Balaam to hear what was the will of God ngo avuga ati turashize indogobe yantwaye kuva tubana itazivuga ivuze ite ni mwumva umutima w'ibiri mari nawe arayisubiza bara kuravugana n'indogobe ntabwo ko inkuba zakubise umuntu wagize umutima w'ibiri marima haba naho womanura inkuba zakaza zikubita taza yumva n'ukuri kw'Imana. If your heart is hardened you cannot even hear. Nisho gituma muzamubona tugenderera abantu tukabwira ko iki kintu wakiretse tazagirwa inama n'umutima wibuye ariko waretse muzarebe ko preza amaze guterwa uzuyigisha umugabo ukigisha umugore ko barabona inyungu barazizi ibyo bari basanzwe bazi habe yewe
nushaka kureka amagambo senga ijwi ry'Imana ryongere rivanigiza kwa roho umuntu yumve ngo amara aribwira ngo sha ngo nubundi yonja kugira inkota ngo imba ngusogose uko kwaraganira njewe naho hazahandera ubwo bara uri muzima ya nuko ibintu bitaze harimo nasama bire nkagera ngiye nkava ngo reka mbazu yaba ari kwa numva bara wari umeze ute impunda yavuze nawe ukayisubiza wari kogera ngo yabaye umuntu wibaje ngo se noneho punda ivuze ite wagipfuwe ukuza kugendeye gute muvuge ngo haleluya say hallelujah noneho Imana ngo ibone ko Balama hayaganira na punda. And God saw that Balaam was talking to the donkey. Niko ntekereza bira sikuvuga ati cyakora nanone uyu mugabo yigeze kunkorera. I wonder that God had pity on him. Yica yabaye imitima y'ibiri marima. Even though his heart is hardened. Ariko kame. Nanone yigeze kumpanurira abwira ubwoko bw'Imana. He served me. Umwuka wera ndaye no ngahogaruka maze akora ku maso ye gutya. Asa nuhumuye kandi ati ni igifu. And God opened his eyes. Umuntu ugerigiye akaganira na punda ntatangare ngo avuga ati we mana wiki kintu kiritaranje yinzira nanyuzemo aho punda ivugira yanga kugenda ntananirwa no kwinterprete cyo kintu ngo amaze afungura amaso ngo afungura amaso yamabona marayika n'inkote. God opened the eyes of Balaam for him to see the angel with the sword. Aho wanze kumva ariko ntuzanga kugira gute kubona ati no kugiza Imana punda ikagukiza mana gusogoza. Sibwo Imana yamubwiye ati sasa wananiye ngo yeke inzira noneho genda ariko uzaza uvuga ico nashize mu kanwa kawe. Even though you went astray from my will, kubera inyungu igubwenge bwo bari bashize noneho yagira ngo aje guhandura ibinyuranye n'Imana shize mu kanwa akamarangiza yako tiri kwijose. Niko bitekereza siko bibiri ivuga ariko niko ntekereza none se nuko bereka Imana yamwese ingota so kugira ngo kasopo subuto we ona buriya iyo ushatse gukanga umuntu yigira na ukamwereka unanijua ongera uvuge aza bamye babonye yahuye n'imbaraga z'amazi munyamanjizo muzi kunyamaza ziramunyamazisha hari abagabo bazabanyamazisha abandi basa bacicekesha abandi nyamaza wewe kama kwicara ku mutwe gutyo nuva bankuta ko ubona takuzamurira wewe nayo wamenya wagira ngo afyaka kamasubizamo. Imana yasohoye gusubugi bw'inkota yindi nzatikura ba Balamu angalia toka kule Balamu yazasigara ryiririye Imana izabaho umugisha nubwo ko butuye kwabwa barakati wakigabo. And then Balaam started to bless the Israelites instead of cursing them. Nakubwiye kuva kare ngo Imana igira gute ijisho ko muhagaze yari kwavugishwa kubera iki gitugo gihari ariko gica nzabitekereza ntigeze akira neza. Balamu yamaze guhanura gutyo ngo amare inshuro zigera nko koresha tungira ngo asigabwiye Baraki ati yewe sinovuga ibiranye n'ivy'Imana ivuga atari ko reka nkwereka mayeri. And then he said, uzamara bari abantu ariko Balamu we wasubiye bara tumubisha ko ngo wabwize gute ngo inyigisho za Balamu zatumye atoza abantu kurya intonore ngo n'ubusambanyi. Asigabwiye Baraka turabize bari abantu n'ubwoko butuye kwabwo ntiwabushobora burinzwe no gukiranuka dore ibanga. So the Israelites sohora abakobwa b'amawa God's people babandi beza bibishongore bambare twamini bambare n'utuntu dufatira ha amaze bame batangira kubanyuramo atabagabo batagira umutima n'abari bawufite bamwe bahagaze kidogo nibapfa kurangiza ubwiza bw'abakobwa bw'Imowabu ukabona babaye tante barabakuruye basambanye nabo uzabavumba bamare umvena bara ati kameme sinzi nimba kwara kugira ngo nenda muheze nimba ari yamwimya agasate atereka muheze password mode pass buri mururumba ni mubi cyane umururumba ni mubi dukoresha ibintu bibi bakristo turiye duke ariko turimo gukirana dangerous. We have to be righteous
kugira ngo duhunge umusozi wa Balamu. For us to leave the Esa mountain of Balaam. wabuhagaze Are you dwelling on that mountain? ukirengagiza ukuri. You just close your eyes from the truth. Imana izikunda ngo Habakuki yigeze gusenga abwira Imana. Habakkuk once prayed to God. Ariko ni ukubera iki gukiranuka kwamizwe no gukiranirwa, ubutabera guca imanza zikiranuka zikamirwa na injustice. Arasenga, Imana iravuga ngo ndarakaye ngiye kohereza abantu bazakubita Isiraheli. Ibizo wavuze ni ukuri, kandi yohereza aba le Babiloni bari abantu ati none ko ari bo babi ni gutumye pagana ge gukubita umukiranutsi umurusha ukiranuka. Hati ni inkoni gusa. Inyungu zaziduhumisha amaso zigatuma twirengagiza ukuri, tuba duhagaze ku musozi wa Balamu. Icya kabiri nsoze, turacyari kumwe? The second thing, bavuge ngo amen. Arababwira ngo ntabwo mwayobotse gusa inyigisho za Balamu muri ku musozi wa Balamu, muri no ku musozi w'Abanikolite. not only you hold to the teaching of Balaam, but also to the teaching of Nicolaitans. Nikolite, The Nicolaitans, nusoma mu byahishuriwe Yohana 2:6, when you read in Imana Revelation yandikira Efeso, when he was mwumve writing to itorero Ephesians, rya ku murongo wa 6, verse 6, mu itorero rya Efeso ariyo rya mbere. Ariko rero ufite icyo ngushimira nuko wanga imirimo y'Abanikolite, iyo nanje nanga. Abona naba Efeso ibo nabo bari barahuye n'iki kibazo, ibo umusozi bari barawuvuyeho. the church of Ephesus had already left that mountain, ariko ngo agere kuri Perugamo but kuri on 2:15 ibo 2:15, ntibameze nk'abi Efeso bavuye kuri uwo musozi. they are not like Arababwira Ephesus. ngo nzazaho donc umurongo wa 15 nawe nikomeze ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolite. Abangaba bo barazikomeje, Efeso yarazihunze. So the Pergamum church holds to the teaching of the Nicolaitans. Uyu musozi w'Abanikolite ni uwo. What is this kind of mountain? Iwo si ukwirengagiza ukuri kubera inyungu, kubera ibyo ushaka gusingira amahame y'Imana ukayirengagiza kubera gusingira inyungu. This is not closing your eyes for personal benefits. Inyigisho z'Abanikolite ni inyigisho zitolera, ni inyigisho zihanganira kudakabsa. These were the teachings that tolerated melange ibintu biri ku the mixing. mixture. Systeme y'isi ugasanga yinjiye muri systeme y'Imana. And you could find the divine system was mixed with Imikorere the worldly y'isi system. ugasanga yivanze And you can find there is a mixture, the word into the church. turacari mwisi We are still in the word. ko turabajene quand même, il ne faut pas exagérer. We are young people. Do not exaggerate. No. Kazu mixinga fataha. And then you get to mix things. Mode zisi ukaziza n'izimana ukazija zose zikajyana. You get to Nicolite. mix the word and the church. Nicolite. Those are the Nicolaitan teaching. Est-ce que mwankurikiye? Mwankurikiye? N'itorero yari secte muri christianisme ya kera yashaka kugira ibyiciro, bamwe ni bahariya bandi naba kameme structure zigize ibintu kwisimeze n'Abanikolite. Those were Nicolaitans. Nihuse byenda reka mbabaza. Let me ask you. Yesu yarwanyije inyigisho z'Abanikolite. Jesus was against the Mbere yuko aza mu Nicolaitans ijuru soze before going to heaven. yakenyeye esume. Esume. He grabbed a towel Abwira abigishwa be aboza ibirenge. and told his Ngo amara arababwira ngo se disciples, njewe namwe ninde le chef qui est le maître. and Mufite he ikibazo washed yabaje? their feet Amaze and gukora asked, who is the qui est le master? maître hagati yanjye namwe. Who is Ati the ni wowe chef. master?
none kuko nije ubogeje ibirenge. And then the disciples said, you are the master, Arababwira I'm the ngo one washing you. ubuyobozi bw'isi n'ubuyobozi bwanje mberetse butandukanye gute. Atabisi barakorerwa, vous êtes des serviteurs. Nguko reba uko imikorere ya systeme y'ubwami bw'Imana ko bimera. Looking at the system of the kingdom, things are different with the world Ikindi cya system. kabiri bizenda kugira ngo munumve. Muza mureba hari igihe twigana isi iyo twiganye uko isi ikora natwe akaba ariko dushaka tuba turimo dukandagira ku musozi w'Abanikolaites. So when we are trying to imitate the word, we are on this mountain of Namwe muzamuka Nicolaitans. structure yo hanze ikaza y'isi babona za modele zihari bita ngo ni bastare n'ibindi ukatangira kuzigana. And then you start imitating Wamarukaza all those worthy ariko things. namwe muzamukaza. And then you start Ijambo ry'Imana tolerating and rizareva ngo Imana mixing. data wa twese ibeze mu mwuka And the word of mu God says, bugingo may na God hehe no ku mubiri ngo mube mwejejwe wese. sanctify Kristo you ubu imbere in your hatagaragara. heart, even in your body. Bashatse kutwangishaga ubu Kristo ni imbere di. Ariko Imana ubu Kristo buri imbere bugaragara n'inyuma. Iyo tubwiye ngo nimwihanganire uko isi imeze hariya naha kuradushira ku musozi w'Abanikolaites. Itorero n'itorero n'ibindi bitari itorero n'itorero ntabwo ari. Amen. None se buri hantu hose hagira interuro yaho. Iyo ngiye kwigisha ahantu ko mu Kiriyo When I'm going to teach in the nzambabwira vision and gutya to preach, kugira ngo mbasetse bagarure kuko bababaza hari bamwe bazama kureba gutya ukazabona amarinete bakayagira gutya kazakureba gutya ibuye bamaruka babwira ngo hano turi mu nzu y'Imana hari interuro yaho iba ihaba ati iyihe ati kera nkiri kuri secondaire tuciga aho twigiraga muri Kongo iteka ryose ico bitaga animation kuririmba hymne national bageza banza bakaburirimba kugira ngo abacanga bageza banza kabura ngo nyenye mwese ngo nye bakakanguka maze akamayisha izindirimbo ati natwe rero hano siroga yacu nivuga ngo haleluya none mwakira ngo amen batangira kubwiza rero ubwo wicaye muri interuro ntabwo turi muri nyenye uzawakira haleluya kaba ngo haleluya n'abandi bose amen aho nimutekereze umutaje hano mu rusengero agatangiza kuja kubwiriza ngo nyenye ari hano mu rusengero nukuri kwimba mwovuga ngo umugabo pastor yaje yanyoye ikahwa ki nyinshi umugabo umwe yanyoye ikahwa ngo aje kuryama ku gitanda aho kurira hejuru ya masasara mureke mbabwire mbwirira mugenzi wawe ndarangije umubwire ngo buri hantu hose hagira interuro buri hantu hose hagira imyitwarire ya buri hantu hose hagira amahame ya buri hantu hose hagira uko hagira gute hagengwa ukaza utuzanira amabwiriza yawe ngo ariko namwe muzamukabza dukabza gute ni kwinteruro iri jambo ry'Imana ni constitution igendiki. Hari umuntu umwe warugiye ushigikira kumva ko ngo iby'ama divorce bisigaye ari ikibazo gikomeye deba imaze kwinjira ndamubwira ngo tuganira araza ariko naratangaye n'uwo mugabo kandi we nta kibazo yari afite yaragiye gushaka undi watandukanye n'undi noneho turaganira nawe ariko ngaho imbwira arambwira ngo nasomye Bibiliya ngiye kukubwira ndavuga uko Mose yavuze kubijyanye nabyo mvuge uko Paulo yabivuze mvuge n'uburyo Yesu yabivuze ndumva ko arazi Bibiliya ndamureba nicaye arabisobanura ariko umugabo w'umuhanga wa ngo mbare ndamubwira okay isi zarigima zawe wazanye ati okay ndagusomera verse imwe gusa ayisoma singubwira ngo yumve uko bijana no kumva ariko ubundi ko warigimante cyane ukavuga uwo sanga uko avuze atari ko kuri uko Imana yavuze ariko kuri kuko iwihambiriye akagozi mu ijosi wiherezo ariko udasida wanyuma c'est le chef wa interprete kushaka timubona isi kuri mugeni interprete bibi ko bashaka ariko sibo bayenze sibo bene nyirayo chef ni boss ni Imana
nizi pronounce. Mubareke bavuga uko bashaka, ntitupfe kuzatuvugira ngo nje naravuze ngo ko Bibiliya ivuga. Nuko muzabe benshi mube bake, ariko majority bakumana yanditse Bibiliya. Muza mwirinda umusozi w'Abanikolite. Avoid the Nicolaitans mountain. Arizo navuganye n'abaririmbye hano. Mande ntibarabigusobanurira. Navuganye n'abambe. Narababwiye ngo uyu ni umusozi uyu. Hari Abanikolite batoka. Hari abafite ishusho y'Abanikolite batakandagira. Handi baraheme. Mande bwira toro rya Perugamo. Ngo muhungu Abanikolite. Nimuvuga mwese ngo duhunge umusozi w'Abanikolite mu izina rya Yesu. To leave the mountain of Balaam and Nicolaitans. Amen. Amen. Arangish. I'm winding up. Mana yo mwijuru, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza, uduhishurire kumenya imisozi udakunda, tishimira, tugomba kuvaho. Ibihe by'imperuka birakomeye. Abantu benshi kubera irari, kubera inyota y'isi, kubera inyungu bararikiye. Hari ibintu bimwe bijyanye n'ijambo ryawe twirengagize. Kubera inyungu, umutima wa Balamu, umutima wa Balamu wishe itorero, wishe abagabo n'abagore, abasore n'inkumi. Turinde uwo mutima wa Balamu, turinde uwo mutima wa Balamu, turinde. Mungu wetu saidia. Mutima wa Balamu uvane mu bapapa, abamama, abahungu n'abakobwa. Mutima wa Balamu, aho twirengagiza ukuri tukuzi kubera inyungu zikaduhuma amaso. Turinde umutima w'Abanikolite, inyigisho z'Abanikolite, inyigisho zivanga umwimerere w'itorero ukabura, bikamera nka kwa kundi wa mugabo yavuze ngo isi bayisanze mu itorero barisanga mu isi. Turasaba originalite, umwimerere. Hari ishusho y'umurimo wawe, ishusho y'itorero, ko rigomba kubaho, ko rigomba gutura, ko rigomba kuvuga, ko rigomba gukora, ko rigomba gusa. Abakijijwe bagomba kugira umwimerere. Isi maze kuducanga, maze kutwinjiza mu byinshi, haba ari imivugire, imibereho, imigendere, imyambarire, ibikorere. Myigisha y'Abanikolite. Satani yavanze ibintu, yacanganyikishije ibintu. Abantu basigaye bibaza umukristo n'utari umukristo kubera apparence, uko basa, uko batambuka, uko babaye, uko bakora. Ariko mwizerwa na mukristo, umunsi bageze mu isoko y'imburamumaro, barimo bagendagenda, ngo ababitegerezaga babonaga basukwabo. Hari ishusho itorero rigomba kugira muri iyi si, kugira ngo dutange icyerekezo. Ijambo ryawe riravuga ngo itorero ni umucyo. Tugomba kugaragaza umucyo muri za valeur zose, indangagaciro za gikristo zigomba kugaragara. Nizo ndangagaciro zikomeye kandi n'indangagaciro nzima. Tuba umutwe ntituba umurizo, ntidukurikire ahubwo abantu bakurikire, kuko nitwe tugomba gutanga icyerekezo. Tuzaba umutwe ntituzaba umurizo. Urakoze, cyubahiro n'ishimwe bikomeze kwibza. Tuguhaye amashyi menshi n'impundu nyinshi kugira neza. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah.
hari umuntu wifuza gukizwa utarakira Yesu? Ibi tuvuze ntiwabishobora udafite Yesu mu buzima bwawe. Wifuza gukizwa uzamura ukuboko tukubone. Wifuza gukizwa uzamura ukuboko. Please raise your hand. Wifuza gukizwa wakira uzamura ukuboko. Asante. Nimba hari abashitsi bakiriye mwicare hariya, hari umudiyakono bakira. Reka duhaguruke duhoberane, umbwirire mugenzi wawe ngo Imana iguhe gusobanukirwa no kumenya umusozi uhagazeho, unamenye n'inzira ugomba kunyuramo kugira ngo uve. Wirinde umusozi wa Balamu n'inyigisho z'Abanikorayite. Imana ibagirire neza.